yamaze ambwiye yamenetse ndo ubu se ndabigira ne mbese turapfuye noneho turashize n'ukuri kw'Imana baba data we ndondebera mama wagireka kwigira gutyo ubu reba yambwiye ko amazi nameneka bita dupfa beti turashize n'ukuri kw'Imana waretse kubisunika ariko beti Imana yanjye wambabariye ubu ariko mana ibintu bahiye wambabara ukareka kubikora ntabwo ubona ko ari ibirozi bashyizeho wasizeho cyangwa uragira ngo ukuremo inda umurozi nk'uyu wigeze umubona yabujijwe se n'iki ako wajya ureka none se ibi ni ibiki umurozi w'ibibabi n'ibiki cyokora ni akazi kawe ibi bintu ukoze bikugaruka ase waretse kubikoza intoki ntabwo ubona ko ari ibirozi urapfa ni akazi kawe umurozi w'amababi y'ibiti n'insinga uramubona n'ibirozi barabitongera yababitongereye umva mana nyagasani Liliane ni umugome murozi mubi mama nukuri ko Imana agiye ntiruka uri seriye byahatari mama nukuri ko Imana ibintu usigaye ukora ako se ubu ntabwo bibona ubu ibi nibyo biguteye ubwo ibi byatsi Liliane ntabwo yamamaga akambwira yaciye ntabwo twakinze mana yanjye ubu mbega ibi nibyo biguteye ubwoba tutundi yaje gusuka hano n'ibyatsi yahiye uyu mukobwa azangora mukuri kw'Imana nanjye bikantera n'umujinya n'akazi kawe na Liliane nuko mwabanaga n'akazi kawe ubu se ntabwo ubona ko twite none urabikoze n'intoki wamenya bitongerera ate se ubu se yasa amazi n'amazi arimo iki uza arimo iki yayakuye hehe Liliane ni umurozi rega sinabwo nakubwiye ko yabisabye wumva ubu ibi biti Liliane yahiye utuza akaza akamenamo ibyo bicupa ntazi aho ubu nibyo bitumye uvuza induru bigeza uyu murozi abaho wari wamubona oya mbabarira ahubwo tugende umva mbabara tugende mbabara tukungigirayo mbabara beti wambabariye koko wambabara ese nari ugufite ubwabo niba byagufasha byagufasha mana yanjye nta kibazo niba byagufasha yani azambona ibi bintu yakoze azambona bizamurikirana azambona ako mama uzi ko uko ugenda ukura uzi ko ariko niba ari ukubakura niba ari ukusimbizi bakwita nyine wihangana ariko noneho bavuze ukuri ngira ngo hari Imana nyibonye sinzi noneho ibibazo nayibazanye sinayibaza ibibazo ahubwo ni ibisubizo nayishimira gusa mbona naratomboye mbona mfite ikintu ndusha abandi kuri iyi si mba numva ari ngiri mu nyungu gusa ariko se bigenda ute kugira ngo umukuru uri mwiza mbikeshaho shuwa sinzi rwose yanjye noneho utuntu twose wambaye turakubera ubundi ukuntu akantu kakubereye arega n'ahanjye ko wafata wenyine niko be nahawe se cyangwa naho abana bawe ko nyine nahawe none se shiri ariko kuki uza ntuvuge mwe morning boss cyane ni icyahiye uraje uraturamye wimurira ururimi waruhekenye urenda kuruca utarebye filime n'ingi barebye ntanibwa filime rwose filime y'urukundo rwanyu nende kureba ariko bera nubwo mwagiye mu rukundo hano mu rugo dufite ibibazo urakire umutima urakene isori urakire twese shiri bose hano hari ikibazo gaze yashize ibyo kurya byashize hasigaye biri muri pubere nabyo sinzi ibyo byose muyivemo mugende mugure gaze muyirire ngenza rirangije rwose none se iyo ibintu bishize ntabwo bigurwa muse nyine ndabigura gute niba muzi uko byashize gaze yashize none se ndabigera ariko bakumwe ko hano habuze iki muse nyine nicyo nose gaze ntiyashize ngo urumva nta cyabuze n'ibyo byashize none se ibyo byose ntibigurwa
ine mu mafaranga none se urushe ukabaza amafaranga ukabaza iki ntuze ngo uhagarare abantu hejuru sinuze guhagarara nkareba urukundo rwanjye numva ari ikibazo kirimo genda ndaje ngo amafaranga ujye kuri ko ntuzongere tuyi mico ni mibi ngabo se imva hejuru y'abantu bonjour nta muhungu se nta muhungu mbona ntazi ibyo mbona nanjye arakaburabura ariko rero ninjye namworoye ndashaka rwose kumusubiza iwabo ariko sheri urabona ahantu hatambaye ubusa ese ko utarugira ahantu hakeneye hambaye ubusa hakeneye kwambara hagira umwambaro wabo ndabikoreye ni ako kanya none se sheri tugutunganirize agafi n'agacipusi agafi n'agacipusi ntacyo kunywa icyo kunywa ni fanta urabizi fanta sheri ko wari uri kure oya uzi se nta kibazo uriya rega uriya mwana niwe wantesheje umutwe nta kindi ibyo ngibyo kanze turebe uko tugira cyangwa umva nanjye kuvuga ngo mperekeze mu cyumba reka banumva aho twajya hose twagenda mperekeje ariko ntacyo reka ndebe ukuntu tubitunganye sibyo umwana agende muzashyira munsi buri munsi nzajya mvuga rero ni ngo baramenye nzabategereza mwamara umwaka uku kwezi kose bazahabwa cyose mugomba no kukwishyura umushake muzamarire umwaka ishyano ry'ubwega ryagubiseho ingutiya ngo uretse narabicaza amannyo yombi cyo buri munsi nzaza ngera ahangaha nzaza nemera nze nirwe nicaye mahingukire mu gitondo mave nimugoroba ariko icyo nzi ko nuko nzabafata ubwo se muzageza he mwihishe ariko ye anje naruha uretse cyonze cyo mwana urashonje nizeye ko udashonje ndaje dutahe mu kanya ndagaruka hano nimugoroba sibyo ariko ugomba gusobanura mama none iri zuba ndarigeza ko nawe urihuse wagenda rihunze mama umugabo arampamagaye yambwiye ko yaje none si ubwo ngubwo pfa kurigenda ariko uhita ufata akamuha cyane ko rihuye ntiwanze se ntiwananiye murikira
oya ntushigera wavuye mu rugo washigera si ugenda ugahita ufata moto se ntabwo rikugeraho cyane uraba wambaye iby'abakecuru ubundi se urageza kure ndakugeza ku muhanda nyine uhita ufata moto izuba mba rirakabije nagende ngo uzamutashye nzamubwira nako ndamubwira abwiye ko yahageze wenda izuba ariko simbizi pe mbara izuba ntakundi nyine isangira umugabo isangira umugabo n'induru sigire Liliane wawe Liliane umva sinjye warosemo se byanze ase yo ni igihe wagire muri toilette ntabwo ugira warwaye umuntu afite ibibazo byinshi hari imishinga nasojemo n'ibisozo sasa umva gihe byo ku muhanda umva rero nkubwire nta mafaranga afite genda ugure imvange ugure n'akadobo k'amakara hanyuma nubitegura ubizanye ku meza ubwire uvuge ko ifi wayibuze icyo kirumvikana hanyuma ibindi ndabyisobanurira mfite ukuntu ngewe ndi bwidefande aho hanyuma ambwaze yo ndabanyigura umukobwa aragiye imvange uretse kuyafata urumva ibyo mubwira se umubwire ngo wagiye urasanga ntabihari hanyuma ugure gaze ndabanyigura nta mafaranga ugure akadobo k'amakara ugure n'imvange kirumvikanye ugiye kurya imvange uriya mukobwa arabyiteze atabirya akabirya cyangwa bireke none se nabizi ko ibihe biba ari bibi bihora ari byiza reka atabirya ndabyirira upfa kwibuka ukaza uvuga ngo babibuze si kumubwira ko nabibuze ntabwo wasanze nabihari mbona mfite nanjye uko ndibwisobanura unasikia ndiyo sana none Kamera Jeff we. Noneho wibutse ko wabyaye sera? Agabiriye. Wari. Nishimye. Nishimye. Ego. Ntabwo gakwiye. Ntabwo biriyo. Wabihashye se mbere uko njya kubimuha? Inzara yamwishe ngo none ngo nawe ngo uramubaza hari ibyo wahashye se? Nishimye. Nishimye. Seri hapo. Kuzishimye. Nishimye. None agenda hariya ruguru. Nze vuga ino. Sibyo? Agenda hariya ruguru. Ukwezi maze hano kose uza kumbwira ese ndora waragiye kubona kunyisha gusa kugira ngo ugende Ande twavunye. uraza ubaza umwana ngo yari uheruka
uranjyana hariko mfate kura ndakura oke ako mwana nicaye umwana wewe iki umwana wewe ubu mwana ngatabimenye icyo atazisane iki ubu se dusiragira ahangaha buri munsi twirwa ahangaha ukayobewe mbese niba wamuzana umwana ahangaha ariko namuzana ibyo twavuganye kuki utabikurikije mwanya niba udashaka ko abana babimenya ngo sinzi umugore ngo ushaka bimenye ngo sinzi umwana ngo ushaka ese udushaka ari ndi bimenye njya mu buyobozi nimba ngiye nawe twaraganira sibyo ibyo tugomba kubiganira n'ubundi cyose kuzana umwana niba umwana ngo amenye ukuntu tubanye agomba kubimenya kuko ntago arabizi ko udataha iwabo ariko banataye iwabo ntabwo bivuze ko ugaragaza ko njye nawe dufitanye ikibazo sibyo kandi byongeyeho nta n'ikibazo dufitanye yewe reka nkubwire ndavuze ngo ndashaka amafaranga yo gushaka ibyo guturisha umwana wawe uri kumva amafaranga ariko ndayaguhereza uramo amafaranga reka nimba yatwara mu byawe amafaranga ndayaguhereza ubu se weruka kumeza amafaranga ryari ubu njye naje ahangaha rwa nsetse weruka kumeza amafaranga ryari adashira umwana wawe ukeka ko nanda afite arya agomba kurya kandi akabaho neza ubaka kandi ndifuza amafaranga aya miliyoni 5 cyangwa nkahita nkureka nkajya gushaka icyo gukora urasekera n'isoni uri bwose uri guseka iki nese umwana urya miliyoni 5 nakwiye ko nshaka kujya gushaka icyo gukoramo ndashaka gucuruza kandi ntabwo natangiza ubu business bwa fake urashaka amafaranga yawe ko ntabwo ushaka y'umwana sibyo none se ugutunga umwana wawe niba bikunaniye mufata umusigara mu bantu umurere nibikuna n'uzambire nze tufatanye tumurere anisoni bundi kumurabya ntibyashobora umugabo ananirwa kurera umwana yabyaye ngo bigende urabizi ko gufatanya kumurabyo ahangaha nzagufasha n'ibintu bishoboka umusigane rero cyangwa uhitemo kumeza amafaranga ese wowe urashaka kuba ngaho ubona ese undi irangegera ushobora kunyura ubundi ko numva uri kunsuzugura cyane ako nagusuzugura undi ari inyuma ndari nyuma nkandi reka nkwereke ikintu rero ngomba beti isa ndushika icyo ngomba gukorera sibyo winunga urutoki twubahane winunga urutoki ndamubwire rero ndekuranye nimba waje uzi ko uje kuvugana nanjye sibyo vugana n'umugabo wawe ureke kwigira umugabo ahangaha umugabo wanjye ubaye none umugabo wanjye icyo nicyo ngubwire ntitwabyaranye twarabyaranye nyine ahubwo ni iki gituma utabimenya rero nyubaha nk'umugabo wawe mwabyaranye icyo ushaka kubwira cyo ahangaha nakubwiye yuko mwatugomba kumufatanya kumurera aho kumuzana ahangaha byo ntibishoboka ntabwo beti abana n'umuntu shyira hano amafaranga nguhereza ndaguhereza amafaranga 100 ye ubwo busasa ubwo urumva bwakora iki amafaranga 100 ntabwo byatuma umwana ubwo busa bw'amafaranga umuntu atari yari iminsi 2 muri iki madame muri iki waranyubakiye se twebwe ahangaha turi abantu bangahe 5,000 ntabwo tubirenza iprime abantu baba mu nzu imeze gutya umurya amafaranga 5,000 okay musohokemo nanjye ninjiremo setu kandi ukomeze urutonde nawe ko ari amafaranga 100 nguhereza ukagenda nkazaguriza ndi nyuma sigarana umwana wawe nzaguriza ndi nyuma sigarana umwana wawe sundi wasohoye imirangegera akazi w'umugore ubundi iki gituma uretse mubwire ntabwo ni ikintu cyo kunyubaka ntugikore ikintu cyo kunyubaka ntugikore ndekora je ntugikore nimba ututse umugore wanjye n'igihe ututse nta wundi muntu umugore wawe byose birandeba wanamunyereka ngo amutimbagura wowe ayo ubundi ubundi ari hehe zimwe ngo bikure ubundi ari hehe wenda kubwiye nti nyubaha rero nkanjye ariko Jeff ndakubaha miki ko tutararana udataha iwanyu singara nawe nyine none turi kunsuzugura uransurwa nkandi ndikuranye nawe ati ndaguheza amafaranga 100 ntabwo nyafata ayo mafaranga usigana umwana wawe nacyo kandi irashino by'umugore zibeshyira muri ku mwana ndakubwiye ngo ndaguheza amafaranga 100 nanjye nakubwiye ngo ntabwo nyafata utafata nakubwiye ngo urahitamo ibyo bibiri urasigarana umwana wawe umurere nibikunanira uzamamagare ariko
cyangwa se umeze miliyoni izo eshanu niko nakubwiye mu gihe bitari ibyo ngibyo mama ako nibaza ikibazo kimwe wenda winjira ngaho nabura se ninjira gutya murabona hangase ese shabundi we iyo umuntu yinjira ngaho cyangwa se mu kazi kawe genda kino gwe cyo kuko nje ntabwo mbizi niba abaki muzambiki ariko cyo nakubwira cyo nakweza amafaranga 100 mugende nzavuga nawe nyuma ndavuga ngo ntabwo mva ngo mugende amakara ende Yambi. nazote Meze ko. uzagufasha neza Akana se. murimo muranera iseseme kana bite uratunguwe se Betty we ubuze wari uzi yuko utaransanga aha ngaha igihe wagendeye umva nahoraga hano buri munsi we nta n'isoni uratunguwe Burya bwose ndaza nshinye kuri kumwe n'umugore wawe. Uretse se kunkora. hano wakutana umwanya muto basi Eri gukaza unanshinyikira uhagaze n'indaya yawe hari. njyewe nari bwinjiye mu nzu ngiye bwanjye Jeff njye nari bwinjiye mu nzu kureba sinje musanga ngaha man, ubu ndumva muzi icyo nkora. Uratinyuka ukaza ukanshinyikira uhagararanye n'iriya ndaya. ati ngenda shinye Genda shinye. Yefu we yabitese ku bagore babiri ubu ntabwo wahitamo umwe ugufitiye umwana bitajyamo Kuko wabwiye umugore wakazi. ntuzane ifunguzo Uraruzana se ndumaze iki? ujya mu nzu nganire n'umugabo wanjye ujya mu nzu nganire n'umugabo wanjye dukemura ibibazo twari dufitanye birangire usohoke guce siko bimeze turere umwana wacu w'imfura Wansohokeye mu rugo magana. uracyagiye turwawe Wansohokeye mu rugo. uzi ko ndumazemo ukwezi udahari Wansohokeye mu rugo kandi. ntabwo nasohokamo urabizi Karusohoka mu. uzimaranye iminsi ngahe na Jeff Wallace Beti fate neza Jeff uretse kumamagara. Uretse no kumenya imfunguzo nta kintu zimaze hano. Uzi ikintu kimwe musaba. Ukabona ko mizo mfunguzo. Uyu mugore mu musohoye. imfunguzo then ibyo ngiye gushaka urabibona Jeff izo mfunguzo ntacyo ndimo kuzimaza nakwiye ngo sohora uyu mugore hano ubone ko imfunguzo. Cyangwa nkwereke ko Betty nacecekaga nzi kuvuga. uje mu nduru Jeff nkwereke ko Betty aceceka azi kuvuga. nta magambo nshaka ndakojeje mu nduru wafashe ariko sabure wagiye mu nzu wagiye wubaha umugabo Jeff. wagiye wubaha umugabo Musabye ikintu kimwe gusohora uyu mugore hano. ariko se wari ariko ncicika kubera iki mucicikisha ari we gusa ari ubwe baravuga ni igishika ni mushaka twumvikana ngaho sawa nacicitse Jeff nabwe ni biri Musabye. kumbwira ndi kubyumva ufata ifunguzo Jeff rero buriya nubwo nceceka nzi kuvuga kandi cyane. ndabizi ko uzi kuvuga Betty sibyo Nubwo nkubahana nakubahuka. Bitewe n'impamvu. niki kikuzanye uje kunyubaka wowe fata ifunguzo ugende mu cyumba hariya ndaje mvugane n'uyu uranga Jeff ndavuze ngo ntaho ngiye. Kanizeye kari Kinyarwanda ndimo ko. urashaka ikintu Ndashaka gusohora iyo ndaye yawe hano. si madamu wundi wagiye mu nzu nabwe mushishikare
wowe ni wongeye no kumvugiramo Ndagamba. uretse nawe ndakubwiye ngo wongeye Genda kubwira rero. Ahubwo niba uje kurwana ahangaha. Subira waruri. Subire kwa mama wawe. wahise tugafatanya tukamukubita se ubundi agasohoka Nabana niba uje kurwana. Nabana ugenda hara mu nzu kumvikana ibi. Gira gushaka turabikora. ntaho ngiye ariko ubundi ikinaniranye hano ni igiki Jeff ikinaniranye gusa wowe umugore cyangwa Nta kintu cyananiranye ahangaha. Nabwiye nti genda hara mu nzu aho ikibazo ni uri kuzana yuko ariko wananiranye. nakubwiye ngo ntaho njya uyu mugore akiri mu gipangu mu nzu iwanjye mu rugo rwanjye Ntago ari mu nzego. ariko hano ni mu rugo Ubwiye rwanjye nibyo ndi gushaka umubwiye Okay, gushaka Jeff, umusoro. reka nkwereke sibyo Ushobora udatuma gufata nkubahuka imfunguzo ukagenda mu nzu Jeff aganira udatuma n'umuntu. nkubahuka ibintu ni bibiri musohora cyangwa umbwiye mfata ibyanjye sohoka natasohoka nakubwiye ngo we ziba nakubwiye ngo Betega ngwizo. Sibyo. twana peke no wanjye kumara Jeff uramusohora cyangwa nsohoka Uyu ni wowe nyawe uri kunyereka. Jeff bijya hari igihe biba ngombwa Uyu ni wowe nyawe uri kunyereka. nakwiyereka kuko ndakubaha None hari indi shusho ufite kubaha wamisha. nicyo cyatumye unyurizaho indaya buri Oya ndakubaza hari indi shusho wamisha wowe. Ayo iyo ntafite ntazi. nayishaka kubera uko uteye ako niba shaka ko Jeff tugana oya kamere Uvuye mu cyo. reka mukukubitira reka dufatanye tumukubita Giri kuvuga rero. ndamufunguza njye gufata ibyanjye nigenda Giri kuvuga. Nagusora uko gukora. n'usundi wambwiye agasohoka Jeff reka Beti nkwereke. nawe nigenda mu nzu. nta kujya mu nzu Genda mu nzu. nakubwiye ngo ibintu ni bibiri Twumvikane uhitemo ibintu. kimwe buretse nakubwiye ngo sohora uyu mugore cyangwa ubwiye nsohoke niba wanze kumusohora njye reka nsohoke Mwayifunguza ngo njye ntawe ufunguza gusohoka. Genda mu nzu ikibazo cyanjye nawe Uranye. tukindi. Sibyo. rekuranye Genda mu nzu rero. isunika se kudasunika iyo ndayi Ho. Komanda wewe njyewe se urafite umwana. ako dutandukana tujya henje ibyo twavuganye ntabwo wabyumvishe mbisubiremo ndabisubiramo nta n'ikibazo Nawe ngo ndaweze yumbisha. mama franga Ugenda hari. ibihumbi miliyoni ndashaka miliyoni 5 n'izo nakora Miliyoni 5 wazi kuri wowe. Zirihe urabona izo miliyoni 5 zifite. uriya mwana afite agaciro kangana iki se Nasi ndi kumugura. Si umwana wanjye we. ugomba kumushakira ibimutunga Aha. Ibyo mbiri ijana ngo haye n'ibyo kumutunga. ibihumbi Nyuma yako nzaguriza n'amafaranga. Sibyo. None komeza kunzamura isukari nawe. Sibyo. nishaka isamu Nakubwiye ibintu ku neza. Nubyanga. sundi wibaza ko Nakubwiye ibintu ku neza nubyanga. Nagusora mu ndi buryo. Kandi n'amafaranga bije ntayo bibona. Ushaka gufata ibintu ukagenda wowe. ntabwo nsohoka je ntabwo nsohoka nkoreho Ushaka gufata ibintu ukagenda wowe. ntabwo nsohoka Jeff Ibyo nanze ko bigaragara imbere y'umwana. Jeff Byagaragara. Jeff ntabwo nsohoka urasohora uramugura Nawe urasohora uramugura byagaragara. fata uriya mwana mbanza umukize ngo Wewe na mbere wansohoke wowe. ntabwo Urigira nkagaragara nkana. ntabwo makana gusohoka siko bimeze Amafaranga yakwezi nabwo ko nta mafaranga nzaga. ariko igihe nakubwiye ngo ntabwo ibihumbi 100 mbifata ni amafaranga make cyane Okay, nawe ngo ndi Injiza mafaranga. uriya mwana mbone kasigaye Twumvikana. Amafaranga yandi ndi gushaka. Ntabwo nifite mu nzu. Reka nyashaka nyuma nza. ukesigana umwana Umwana ntabwo namuze. Niyo mpamvu ngo 100 ugende umutunzi. ako je uri kumva amafaranga 100 naheruka kwishyura inzu ari amafaranga angahe Inzu irimo amafaranga. Inzu irimo amafaranga. amezi menshi Nangahe nyine yawe. ku mubare wacu Mbwira amafaranga ikeneye yo kwishyura inzu. Ayo kugira ngo utunge umwana apane kumbwira ngo ngiye gutangira business ngo miliyoni 5. Miliyoni 5 zo. Uzibe turimo. reka rero mwereke ibyoroshye fata umwana wawe umusigarane sibyo numara kumusigarana ndagenda nta kibazo habyo kunsohora nk'imbwa uransohora nk'imbwa ngo bigende bitese mbisase mureka asohoke ndwinjire hari ikintu bitwaye urabona hari ahantu Wajya uganira gufunga umutwe. Wajya uganira gufunga umutwe. asende Nini wajya uganira gufunga umutwe. Ntabwo ubonye ko ni gusora undi muntu uri nguranga uri kuva gusora. Ntabwo uri gusora. Kuri ibyo ushaka umusora. nta bisobanuro byawe nshaka ndi kurasa Urashaka iki nyine? Urashaka iki?